Mwiriwe bakunzi ba John Lee Crypto Update, mbashimira ko mukurikira video mbaha, ariko hari impamvu itumye nkora iyi video byihuse nk'uko muri kubona kuri iyi screen. Hari mining nziza tumaze iminsi dukora, ariko ugasanga abantu ntago bayiha imbaraga. Ntago bayiha imbaraga bitewe nuko nta makuru bafite. Umuntu akinjira kuri link wenda namuhaye ariko ntambaza amakuru, uwo muntu aba ari guhomba cyane. Kugeza ubu uyu nguyu wenda ndavuga ko wenda yinjiye uyu munsi n'ejo yinjiye uyu, ndetse n'uyu winjiye ku itariki 8 z'ukwa 10. Aba bantu nta makuru mwigeze mumenya, kandi aya makuru ashobora kuzatuma mutabikuza muri iyi mining ya Justed.io. Ni ukuvuga ngo rero mwebwe haba Donati, haba Pierre ndetse na Mugisha, mushobora kutazigera mubikuza kubera ko ntimwigeze muverifyinga account zanyu ngo zibe verified, bitewe nuko ntago mwigeze mukora bind address. Hari video nyinshi nashyize kuri YouTube channel zigaragaza ukuntu ushobora gukora bind address kugira ngo ube verified, aho ushobora gutangira gukora daily check-in ukamayininga mu buryo bworoshye kandi bubyara inyungu. Urabona ko nk'aba bari munsi yanyu, nk'uyu Nsabimana, nk'uyu Gakumba, uyu Fabrice, urabona babaye verified, bari mu ibara ry'icyatsi. Uri kwibona neza ko aba bose babaye verified. Mwebwe rero namwe mugomba gukora uko mushoboye kugira ngo mube verified. Icyo ukora ni ugukora bind address kugira ngo ubashe kuba verified. Wowe rero, wowe Donati, Pierre ndetse na Mugisha, kandi ko hari abandi, ndetse n'ubu wita Eric Ngirinshuti, mwese muraza kwimenya. Uyu witwa Umweru ndetse n'uwitwa Elivis 19, aba bose ntago mwigeze mukora bind address za account zanyu kugira ngo mube verified muzatangire kubikuza. Ikindi nuko ndi kubona amarevo yanyu ari hasi, kandi level nicyo kintu cy'ingenzi gishobora gutuma coin zigenda zitumbagira, coin mining ku masaha 24. Urabona ko nk'uyu kuva yakiyandikisha ku itariki 8 z'ukwa 10 nta na level arazamura, bivuze ngo nta nubwo yigeze akora iyi mining. Mwe rero ntacyo kuba mwarinjire kuri iyi link bizamarira, ahubwo bya byiza wenda unayikuye muri Chrome, kuko uko ushyiramo link niko ugenda iyo link washyizemo waplayinze kuri Chrome itwara data muri telefone yawe. Ni ukuvuga ngo data cyangwa se megabyte storage za telefone yawe. Ni ukuvuga ngo uko zigenda zuzuramo storage yawe uzajya igenda yuzura, kandi nta musaruro zikubyarira. Wowe rero kora uko ushoboye ube verified. Nashyizemo video uraza kuyibona ivuga ngo verification, Justed.io verification, uko wakora KYC uraza kuyibona nawe uyigendereho kugira ngo ubashe kuba verified. Ubwo rero nutabikora ntuzigera ubikuza. Mugisha reka mugarukeho. Urabona ko Mugisha nubwo atari verified ariko ukomeje gukora mining, ageze kuri level ya 13. Yes, hari igihe wenda mvuga level mukumva ko wenda kuzamura level ntacyo bibamariye. Reka wenda nsubire inyuma gato muri account yanjye murebe level ngezeho, ndabakubira murebe ukuntu bishobora kubyara inyungu. Yes, urabona njyewe wenda ngeze kuri level ya 31. Ibyo biterwa nuko nkora daily check-in ya buri munsi, bakampa Justed zo gukora upgrade zigatuma level yanjye zamuka. Utarakoze verification ya account yawe rero ntabwo ushobora gukora daily check-in ngo baguhe Justed zo kuzamura level. Yes, ako ngako nkacishijemo. Dore noneho JustX niko coin isigaye yitwa, mininga buri saha. Mwazibonye, izi nizo mininga buri saha, izi ngizi, kubera ko ngeze kuri level ya 31. Uri kwibona neza, bivuze ngo izi coin uzikubye n'amasaha 28 uhita ubona coin ufite. Reka wenda njye muri calculatrice gato mbereke, wenda 0 n'ibice, tubonye kari kangahera 0 n'ibice
makumyabiri gukuba amasaha 24, ni ukuvuga ngo ku munsi mayininga just x 3.1, urabona ko nyuma y'amazero nanone hariho 8, izi nizo mayininga mu masaha 24, bitewe n'uko nazamuye level nkajya nkora daily check ya buri munsi kugira ngo bampe just zo kuzamura level. We rero nutabikora ntuzigera uzamura level ngo bikunde, nta nubwo uzakora daily check ngo bikunde nk'uko dusanzwe tuyikora. Tukanza hano kuri new, ukanda kuri new ugakora sign in ya buri munsi. Wowe rero utarakora verification ya account yawe ntago uzigera ubikuza, nta nubwo kugira ngo ugwize izo kubikuza bizakugora. Reka mbereka akantu gato. Ikindi ugomba kumenya, niba mining justed, ujye ubanza urebe hano izo ufiteho. Izi justed, izi ngizi nizo ukoresha ukora upgrade. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ukore upgrade hano hagomba kuba hari justed 600. Ariko urabona ko hari 500, kuko ngo ejo ninkora sign in bazampa 300 ziyongera kuri izi. Yes, ndumva ahubwo basigaye batanga 600, bazampa 600 ziyongera kuri izi ziba 1100, nongere nzamure level asigaye 500 gutyo. Nawe rero niba utarabikora bikore, kuko nibyo bizatuma level izamuka. Ndizera ko impamvu itumye mfata iyi video ari iy'ingenzi kuri mwe, bitewe n'uko ntabwo uzigera ugwiza izi coin nudakora bind address ngo utangiye gukora daily sign in ya buri munsi uzamure level. Izi nizo maze iminsi ingahe mayininga, kandi urabona ko ziri kugenda ziyongera. Ubu nshatse natangira nkazibikuza, ariko kuzibikuza si ngombwa, ahubwo icy'ingenzi ni uko nkomeza kuzongera kugira ngo nzabikuze agashyitsi. Niba iyi video yagushimishije, kora subscribe, ukande kukazogera kugira ngo umeze kuri all notification, noneho ujye ubasha kubona video ndetse n'andi makuru atandukanye kuri mining nyinshi zitandukanye mba narabahaye. Ndizera ko muri gukomeza kugubwa neza, ariko mubyiteho. Abatarakoze bind address bashobora no kwandikira kuri WhatsApp ndayishyira muri comment ya mbere kugira ngo mubashe kuyibona, munyandikire mbafashe. Cyangwa se ujye kuri YouTube channel urebe muri iyi YouTube channel nyine aha uri kurebera video, n'ubundi urebe izindi video zigaragaza uko wakora bind address cyangwa se KYC verification. Ndizera ko muri gukomeza kugubwa neza, rero ndabakunda cyane.